Dutanzirira inkuru yacu mu giturage kimwe hari umuhungu witwaga Tom. Tom yibaniraga na nyirakuru, nyirakuru we niwe yari azi nka mama we, dore ko mama we yari yaramubyariye iwabo kandi akaba yaritabye Imana Tom akiri mutoya cyane. Nyogokuru we rero ntako atagize ngo amurere neza kuko yumvaga agomba kumuha urukundo rushoboka rwose kugira ngo Tom ntazigere akurana agahinda ko kuba atarigeze akurira mu muryango nk'uko abandi bana bose bawukuriramo bakavuka babona papa na mama. Ibyo byatumye rero abera hose icyarimwe, aba papa we, aba mama we, aba umuvandimwe we, aba nyirakuru. Umwana aragenda aramutetesha, Tom aragenda arateta, akorana urukundo n'ibyishimo n'umunezero. Umwana aragenda aba umwana mwiza cyane wishimye ku buryo atigeze agira umwanya wo gutekereza kuri ibyo bintu byo kuba atarigeze akura abona ababyeyi be. Tom rero yakuze akunda nyirakuru we cyane ku buryo butangaje, ariko si we gusa bamukundaga kuko n'abandi baturage bose b'aho ngaho baramukundaga cyane kuko yari umubyeyi mwiza. Bamukundiraga ubugwaneza bwe, bakamukundira urukundo yagiraga, bakamukundira ubuhanga yari afite kuko ku birenze ibyo ngibyo ni umuvuzi wa gakondo w'aho ngaho. Ibyo rero byatumaga abaturage bose bamwisangaho, ugize ikibazo wese akaza amwirukira, nuko maze nawe akabafasha atinuba, haba ku zuba ryo ku manywa y'ihangu, haba mu gicuku kinishye, haba mu gitondo mu museso. Igihe cyose umuntu yagendaga amutakambira ntabwo yajyaga yinubira kumufasha. Byatumaga rero abantu bose bamukunda cyane, bakamukundira uwo mutima mwiza yigiriraga, dore ko nta n'ibya mirenge yabasabaga. We ikintu cyamuhaga amahoro ni ukubona yaravuye umuntu wari waje amutakambira arira ababara arimo gutaka, bakazongera guhura yishimye arimo kumwenyura aseka amushimira ko yamugiriye neza. Yumvaga nta birenze ibyo, yumvaga nta munezero uruta uwo nguwo, nta bintu byinshi yajyaga basabaga, nuko nabo bakabona ari Imana y'u Rwanda bifitiye, bakamushimira uwo mutima mwiza wa kimuntu yigirira. Ntabwo bajyaga bifuza kumutakaza na rimwe kuko bumvaga bazaba bahombye cyane umuntu w'ingirakamaro mu giturage cyabo. Tom rero kubona nyirakuru akunda abantu, abona iwabo huzuye abantu baza kureba nyirakuru kugira ngo abashe kubafasha, nawe kandi akabafasha akazabona barakize. Nubwo yari umwana ariko ibyo bintu yarabyitegerezaga, nawe akumva biramushimishije cyane kandi nawe akumva ashaka gutera ikirenge mu cya nyirakuru. Yari umwana ugira amatsiko menshi cyane, akunda kubaza utuntu twose. Wasangaga buri kanya arimo kubaza nyirakuru ibintu byinshi bitandukanye ku ndwara ndetse no ku miti. Nuko nyirakuru nawe abonye Tom ashishikajwe no kubimenya, atangira kujya agenda amwigisha, atangira kumwereka amoko menshi y'imiti, amubwira n'uburyo umuntu ashobora kuyikoresha. Tom yari abyishimiye cyane, nuko ariko ntibyamubuza kwiga nk'uko abandi bana bose b'aho ngaho bajyaga ku ishuri. Tom nawe yagiye kwiga ndetse akaba yari n'umuhanga cyane. Gusa aho yanyuraga hose avuye kwiga, mu nzira yanyuragamo yagendaga areba amoko y'ibyatsi, abyitegereza cyane, areba niba ntabyo nyirakuru yaba yaramwigishijemo, ndetse ayo matsiko ye menshi yagiraga atangira no gutuma hari ibintu bishya agenda avumbura. Nuko Tom mu gukura kwe nawe akura imiti yose asigaye asa nk'aho ayizi. Uko Tom yagendaga akura ariko agira n'imbaraga n'igihagararo, niko na nyirakuru yagendaga asaza ndetse n'imbaraga zitangiye kuba nkeya, izabukuru zitangira kwanga, ndetse atangira no kujya arwaragurika bya hato na hatoya ku buryo kwirirwa agenda ajya mu misozi gushakayo imiti atari akibibashije. Iyo Tom yabaga ahari cyangwa se avuye ku ishuri, hari igihe byabaga ngombwa ko ari we yoherezayo. Gusa wasangaga abantu badashobora kwizera imiti Tom yabaga yagiye kubazanira, kuko gusa kubona nyirakuru wa Tom yagiye kubazanira imiti byonyine kuyibahereza bataranayinywa, bahitaga bumva bizeye yuko bakize kuko aho byari bigeze ubunararibonye bwe igihe cyose yamaze abavura nibyo bizeraga kurusha ibindi bintu ibyo ari byo byose. Nubwo Tom babaga bamushidikanyaho ariko batarizera neza ko nawe imiti yose asigaye ayizi, ariko Tom byose yari abizi. Gusa nuko nyine nta bunararibonye yari yakagize kandi akiri na mutoya,
byatumaga batarabasha kumwizera. Igihe cyaje kugera Tom arangiza kwiga, nuko atangira no gushakisha amafaranga cyane kuko yumvaga hari inzozi afite kandi yumva ashaka kuzazikabya nyirakuru akiriho kugira ngo anamushimire kubera ukuntu yari yaramureze neza akamwitaho ntagire ikintu na kimwe amuburana. Tom yatangiye gushakisha akazi kagendanye n'ibyo yize ariko arakabura. Ntabwo yigeze acika intege kuko yumvaga ashaka amafaranga cyane kandi agomba kuyabona uko byagenda kose. Atitaye ku mashuri yari afite, yatangiye gukora akazi kabonekaga mu gace k'iwabo ko kwikorera amatafari bayavana ku itanura ryari rihari bayajyana ku modoka iyo yabaga yaje kuyatwara. Si ibyo gusa yakoraga kandi yakoraga n'utundi turaka twose yabonaga, nta na kimwe yasubizaga inyuma. Hari abo wasangaga bamuseka bibaza ukuntu umuntu urangije amashuri aza gukora akazi nk'ako ngako ko mu cyaro abandi bantu batakandagiye mu ishuri barimo gukora. Tom akabyumva ariko akabyirengagiza agakomeza kwikorera. Umunsi umwe yibereye muri ako kazi, umwe mu nshuti ze bari baturanye ariko wari usigaye yibera mu mujyi yari amusanze nuko aramusuhuza. Tom nuko nawe aramusuhuza ariko iyo nshuti yirikanga cyane ihita imubwira iti ariko se Tom bite koko, ubu se sha akazi nk'aka ngaka ko kwikorera amatafari urumva uzagakora imyaka ingahe koko? Tom aramubwira ati nanjye ntabwo mbizi, gusa nyine ngomba kugakora kuko ndashaka amafaranga kandi nta n'akandi ndabona, gusa nanjye ntabwo mba nicaye, mba nkomeza gushakisha n'ahandi hose. Inshuti ye byasaga nkaho kubona ako kazi Tom arimo gukora byari byayibabaje cyane, nuko iramubwira iti aka kazi rero urimo gukora yego wenda kaguha amafaranga ariko ni make cyane kandi karimo n'imvune nyinshi. Yatangiye kumubwira ukuntu mu mujyi aho aba kubona akazi bitagorana cyane, ko haba hari uburyo bwinshi bwo gushakamo amafaranga, ko niba wumva bishaka yazaza bakazajyana nuko akazamufasha kubona akazi, ko byibuze yabona akazi kisumbuye kuri ako ngako. Ati ariko niyo utakabona ukabona akavunanye nk'aka ngaka ariko nibura aho haba harimo n'amafaranga menshi. Ariko ibaze gukora akazi warwara ntunivuzemo, ubu ngubu amafaranga ukoramo aha ngaha n'ayo matafari aramutse aguhirimiye wabasha no kwivuzamo? Tom yabitekerejeho koko, arangije aramubwira ati nzabitekerezaho nzakubwira, gusa imbogamizi ngira zo kuba naza mu mujyi mba ntekereza ukuntu gufonda ubuzima ari ibintu bigoranye cyane, nkatekerezaho kuba gutangira gukodesha inzu, kwitunga, nkabona ari ibintu bigoranye cyane ntahita mbonera ubushobozi. Inshuti ye iramubwira iti niba ari izo mpungenge ufite ntuzabigireho ikibazo, njyewe rwose mbabajwe n'aka kazi urimo gukora, nubitekerezaho ugafata umwanzuro uzaze tuzaba turi kumwe tuzajya tubana. Tom yaramushimiye cyane nuko aramubwira ati nzabitekerezaho nimfata umwanzuro nzakubwira. Basezeranyeho ubundi Tom yikomereza akazi ke. Aho yasigaye ari mu kazi yakomezaga kubitekerezaho akumva yagenda ariko nanone akumva atagomba gusiga nyirakuru wenyine. Tom ibyo kugenda yarabiretse akomeza gukorera iwabo mu cyaro, ariko ageze ahabona ubuzima ntabwo burimo kumworohera cyane kuko na rya tanura ry'amatafari yakoragaho igihe cyaje kugira nuko barafunga. Tom byaramucanze dore ko n'akazi kagendanye n'ibyo yize yari yarakomeje kugashaka ariko yarakabuze. Tom yageze aharicara abitekerezaho nuko abona imyaka irimo iramusiga, abona nakomeza gutinda ntashaka amafaranga akiri muto agifite imbaraga ngo atangire umushinga yahoraga atekereza kuzakora, abona igihe kizagera inzozi ze yari afite nuko zigasinzira ntabashe kuzazikabya, nuko abona igihe gishobora kuzamucika bikarangira ibyo yari yariyemeje byose kuzakora atabashije kubikora. Yaje gufata umwanzuro abwira nyirakuru ko agiye gushakishiriza mu mujyi, maze nyirakuru we aramubwira ati mwana wanjye uzigendere nta kibazo. Nuko Tom aramubwira ati se ningenda uzasigara umeze gute?
bizagenda bite? Nyirakuru aramubwira ati mwana wanjye uzagende, inaha abantu nagiriye neza ni benshi, ntabwo nzabura abamfasha. Yatangiye kumubwira ko hari umuntu umwe yavuye wamwemereye kuzamuha umwana bakazajya baba bari kumwe, kandi uwo mwana nawe yakundaga nyirakuru wa Tom cyane kubera ukuntu nyirakuru wa Tom yari azi gukinisha abana no kubatetesha. Nuko aramubwira ati rwose wowe ntuzigere umuhangayikira, uzigendere, niba watekereje neza ukumva nta wundi mwanzuro wafata usibye wo kujya gushakishiriza mu mujyi, kuko nanjye mba mbona inaha ngaha mu cyaro bitakoroheye we na gatoya. Tom wundi wari uzi ko icyemezo cye nyirakuru ashobora kukirwanya yarishimye cyane, maze amubwira ko azajya akora uko ashoboye kose akazajya aza kumusura. Maze nyirakuru nawe amusabira umugisha ku Mana. Nuko aramubwira ati nubwo ubuzima bwo mu mujyi ugiyemo mbizi neza ko bigoye, ariko humura mwana wanjye nzajya ngusabira uzabasha kubinyuramo neza. Batandukanye gutyo. Nuko Tom yerekeza mu mujyi ajya kubana na ya nshuti ye yari yaramwemereye ko bazabana. Nuko batangira kubana gutyo, batangira no gufatikanya kujya bashakisha akazi. Tom yari azi ko kuzabona akazi mu mujyi bizamworohera cyane, yari azi ko nta n'iminsi 3 izashira atakabonye, ariko yarakabuze. Buri gitondo yarabyukaga akajya gushakisha ngo arebe ko yakabona, ariko agataha amara masa. Inshuti ye nayo aho yabaga iri mu kazi ntabwo yabaga yicaye, yarashakishaga igihe yabaga ifite umwanya, nuko ikabaririza n'abandi bakozi bakoranaga ikababaza niba nta hantu baba bazi bakeneye umuntu wabasha gukora akazi ako ari ko kose. Nuko bose bagafatikanya batangira gushakisha ngo barebe ko bakabona, ariko akazi barakabura. Tom we rero ariko yari yaje mu mujyi afite imyumvire y'uko azahita ahabona akazi kagendanye na diplome ye ku buryo bworoshye. Nuko aza kubona iyo myumvire nta hantu na hamwe izamugeza, nuko maze ayifasha hasi. Abona aho bigeze akazi ako ari ko kose kamuha amafaranga agomba kukemera, gapfa kuba atari ak'ubugizi bwa nabi. Yakomeje gushakisha, atangira no gutekereza gusubira mu cyaro, ariko nabyo abona atari byo. Nuko yiyemeza n'ubundi gukomeza gushakisha. Nuko azajya kugira amahirwe, igihe kimwe kiza kugera aza kumenya amakuru ko hari ahantu bakeneye abakirina. Yarishimye cyane, nuko kuko aza kumenya ko ayo makuru kariyo, ko hari ahantu bakeneye abantu bakora isuku kuri kampani imwe yari ikomeye cyane. Kampani yari y'umugabo w'umuherwe wari uzwi cyane muri uwo mujyi. Kubw'amahirwe Tom yahabonye akazi, nuko atangira ako kazi ko kuzajya akora amasuku. Gutyo yisanga ari umukirina mu bintu atigeze atekereza habe na rimwe. Rimwe na rimwe hari igihe ubuzima ukwerekeza ahantu ukisanga nta yandi mahitamo na makeya ufite. Yarebaga ukuntu ako kazi akabonye nako yiyishe icyuya, akabona nta muntu n'umwe ugomba gusuzugura akazi k'umuntu wenda ngo ni uko we atari ko akora, kuko yari abizi neza ukuntu ako kazi akabonye bimuruhije, kuko icyo gihe bari bakeneye abakozi bake cyane mu bantu barenga 200 bari baje bagashakisha. Nuko ariruhutsa ashimira Imana, yiyemeza ko agiye gutangira kukubaha. Yagombaga kukubaha cyane kubera ukuntu yari azi ukuntu ako kazi akabonye bimugoye cyane. Yatangiye kugakorana umurava mwinshi cyane, atiganda atinuba, kubera ko yari azi icyo ashaka. Nta nubwo yumvaga kandi afite isoni ngo yihishahishe wenda, kubera ko yatekerezaga ko hari abantu biganye bashobora kuzamubona muri uwo mujyi akora ako kazi. We yumvaga ibyo ngibyo bitamureba. Icyari kimushishikaje cyane ni uko yumvaga agomba kuzajya agakora kandi kakazajya kamuhemba nta bindi, kuko yagafataga nk'akazi k'agaciro gakomeye cyane, kuko yari abizi neza, azi uburyo yamaze igihe kinini cyane akirukankaho kandi yari yarakabuze.
nubwo yahembwaga makeya, kuyagabanya ibintu byose yari akeneye akabona biragoranye cyane, rimwe na rimwe akabona bitarimo no kuvamo, ariko yibukaga ukuntu nyirakuru yakundaga kujya amubwira ati mwana wanjye si byiza ko umuntu arya ngo amare utuntu twose afite mu nzu. Ibyo yabimubwiraga ashaka kumwumvisha akamaro ko kuzigama no guteganyiriza iminsi mibi. Ni uko nguko yatangiye kujya afata amafaranga igihe cyose yabaga yahembwe, mbere yo kugira ngo agire ikindi kintu yayakoresha, yabanza gukuraho makeya yo kugira ngo abashe kuyazigama, atekereza ko igihe kimwe nikigera akazava muri ako kazi, byibura ayo yazigamye hari ikintu yazamufasha. Tom yabaye aho atangira kumenyana n'abandi bantu batandukanye bakoranaga aho ngaho, kandi si abo bakoranaga muri kampani y'isuku gusa, yatangiye kumenyana n'abandi bakozi bo mu ma ofisi, dore ko bamukundiraga ukuntu yari umwana mwiza, bakamukundira ukuntu bamutuma ntiyigande ntazuyaze agahita agenda. Tom ntabwo yabaga yitaye ku mashuri yize cyangwa se ku gihagararo yari asigaye afite, nta na kimwe yari yitayeho muri icyo gihe, dore ko nta n'uwundi muntu wari ubizi ko yize, nta n'umuntu yajyaga abibwira, yabyigumaniraga mu mutima we gusa. Yatangiye kujya abona amafaranga menshi cyane yunganira umushahara we, kubera ukuntu hari abamutumaga bakamurengerezaho amafaranga menshi, yayabasubiza bakayanga bakamubwira ngo nayitwarire. Yabonaga amafaranga menshi aturutse ku bintu byinshi cyane bitandukanye, nubwo we yabikoraga atagamije gushimisha abantu kugira ngo abakureho amafaranga, ariko yisangaga byabaye. Nawe rero yamenyaga ubwenge, mu mafaranga yose ntayapfushe ubusa ngo ayajyane mu maraha cyangwa se yakoreshe ibindi bintu atateganyije, ahubwo akayazigama, kubera ko yabaga azi ibyo ateganya kuzakora mu minsi iri imbere. Mu gihe cyenda kugira nko ku mwaka yari amaze aho ngaho, yari atangiye kuba umusore mwiza cyane, atangiye kuba umusirimu ku buryo inshuti ye babanaga yaramurebaga ikamubwira iti ariko uzi ko icyaro cyari kimaze kukwica, rwose warahindutse cyane, wabaye umusore mwiza, wabaye umusirimu, usigaye uri umunyamujyi, sinzi ko mu minsi mikeya abakobwa bo muri uyu mujyi uraza kubakira, baraza kujya bakurwanira, baratangira kujya banakwiteretera rwose. Abakobwa bo muri uyu mujyi ntibasigaye boroshye, dore ko bose basigaye ari n'abeza, bisigaye bigora umuntu no kugira amahitamo, bose umuntu asigaye ababona akabona ni beza, basigaye bazi kwiyitaho, nta mukobwa mubi umuntu akibona. Tom akisekera, nuko akamubwira ati uzanyoberaho, we rwose arambabaje cyane, kuko muri iyi myaka nta mukobwa n'umwe nabonera umwanya, kereka byibuze nka nyuma y'imyaka 3 nibwo ntekereza kuzaba wenda hari umukobwa twakundana. Muri iki gihe icyo nyitayeho gusa ni ugushaka amafaranga, nkamenya ko na nyogokuru wanjye abayeho neza, nta bindi. Ku munsi wakurikiyeho Tom yagiye mu kazi, yari abizi ko ku ruhande yari ashinzwe gukoreramo hari ofisi imwe yari imaze iminsi ifunze, yumvaga bavuga ko umuntu wakoreragamo icyo gihe cyose yakimaze adahari, ariko ko nagaruka naho ari we uzajya ahakorera amasuku. Kuri uwo munsi muri icyo gitondo, Tom arangije gukoropa muri koridoro imwe yari iri aho ngaho imbere y'iyo ofisi, arimo asubiza amaso inyuma areba ko ahantu hose hameze neza, ntaho agiye gusiga hadatunganye nk'uko bikwiye. Hari umukobwa mwiza wari urimo atambuka yambaye neza cyane, arimo aza agana aho Tom yari ari. Tom akimukubita amaso yarikanze, nuko ahita yirebera hasi, kuko yabonaga uwo mukobwa mwiza gutyo batagomba no guhuza amaso, yabonaga atabyemerewe rwose kuba yakubitana amaso n'uwo mukobwa. Tom yakomeje kwirebera hasi, atangira no kwifatira ibikoresho bye by'isuku yari arimo gukoresha kugira ngo yigendere. Umukobwa nawe niko yakomeje aza amusanga, nuko ahita amugeraho, maze amugeze iruhande arahagarara aramusuhuza, aramubwira ati mwaramutse. Maze Tom wari ucyunamye yumva atanakura amaso ngo barebane, aramwikiriza. Uwo mukobwa ntabwo yagiye, yarakomeje arahagarara, nuko ahita amubwira ati ariko se wikiriza umuntu utanamurebye mu maso, ubwo se usanze wikirije nk'idini? Umukobwa yabivuga yisekera, maze Tom arikanga,
kandi aranatungurwa kumva umukobwa mwiza gutyo ushaka gusa nk'aho atangiza ikiganiro n'umuntu uciriritse nka Tom w'umukindi. Maze Tom yibuka ko nawe nyirakuru yigeze amubwira ati kubura amaso ukareba umuntu ukuvugishije nicyo cyubahiro cya mbere uba umuhaye. Yumva arigaye amaze kubitekereza, nuko ahita yubura amaso bararebana bombi barimo kumwenyura. Tom yumva afite ibimwaro byo kumva umukobwa amubwiye gutyo, nuko ahita amubwira ati umbabarire kutubura amaso ngo nkurebe, nari mpuze cyane muri kano kazi kanjye, hari ibikoresho byari binshitse nari ndimo gufata. Umukobwa aramubwira ati nta kibazo, none se wamenyera umuntu uzajya akora muri iriya ofisi? Hari umuntu uzajya ukoramo amasuku uzi? Tom ahita amubwira ko ari we. Umukobwa ati noneho ni byiza niba ari wowe, noneho hanyuma y'iminota 30 waza kuza ukamfasha ko hankorera amasuku. Tom ati nta kibazo ndi bubyubahirize. Undi nawe ahita afungura ofisi ye kuko yari amaze igihe kinini cyane adahari, hari ibyo yashakaga kubanza gushyira ku murongo mbere y'uko bamukorera amasuku. Maze iminota 30 igera atarabirangiza kubitunganya byose, nuko Tom nawe wari wubahirije igihe barahageze ahita amukomangira ku muryango. Umukobwa ahita amuha karibu, nuko arebye umuntu ahaye karibu abona ni Tom, nuko ahita yikanga ati ntibishoboka, ubu si iminota 30 irarangiye? Tom ati yego irarangiye. Ahita areba ku isaha koko abona irarangiye, nuko aramubwira ati ihangane ntabwo ndi bugutinze cyane, reka ngire vuba vuba uhite uza uhankorere. Nta kanya kanini kashize yahise amuhamagara, aramuhamagara ati umva ngaho ngwino unkorere hano. Tom ahita yinjira, maze wa mukobwa aramubwira ati ese witwa nde? Uzi ko mu kanya mvuze neza izina ndi buguhamagare? Tom ati ariko wari guhamagara Kirina kuko niko n'abandi bose basanzwe baduhamagara. Umukobwa biramubaza ati mana yanjye, kuki se naguhamagara Kirina? None se nta zina ugira? Nuko Tom ati impamvu nkubwiye gutyo nyine nuko n'abandi bakozi bagenzi bawe ariko baduhamagara. Nuko umukobwa aramubwira ati ariko ntabwo bikwiye, njyewe simbikunda, none se witwa nde? Nuko Tom aramubwira ati nitwa Tom. Umukobwa nawe ahita amubwira ati nitwa Noella. Tom kumva iryo zina Noella yarikanze cyane n'ubwoba buramwica, kuko yajyaga yumva bavuga ko bose afite umukobwa witwa Noella ukorera aho ngaho umaze iminsi adahari, ahita amenya ko ariwe bavugaga. Nuko ahita abona koko baranasa cyane. Tom ubwoba buramwica, yumva atangiye no kubira ibyuya. Noella we muri ako kanya yahise yisohokera ngo amuhe umwanya asigara akora amasuku ye. Yahise yihagararira aho ngaho hanze, nuko n'abantu bakoranaga batangira kuza bamureba kugira ngo bamusuhuze, kuko yari amaze igihe kinini cyane adahari, bari bamukumbuye. Baganiriraga aho ngaho hanze ku muryango, Tom nawe aguma aho ngaho mo imbere mu kazi ke, ariko Tom ku nshuro ya mbere akazi karamunaniye. Yakomezaga gutekereza kuri Noella, noneho yakwibuka ukuntu batari mu rwego rumwe, noneho ariko hakiyongeraho ko ari umukobwa wa bosi, akumva acitse intege neza, akumva abuze n'imbaraga zo gukomeza gukora. Noella abazaga kumusuhuza bose bageze aho baragenda, kuko n'amasaha y'akazi yari yageze. Maze nawe abona hashize akanya kanini ategereje ko Tom asoza amasuku yari arimo gukora, abona yatinze, maze ahita yinjira ngo arebe aho bigeze. Nuko atungurwa no kubona Tom ahagaze yifashe mu gahanga, yahumirije, yatwawe n'ibitekerezo. Noella ahita amwegera gake gake, aramukomanga ati Tom umeze neza? Tom yahise yikanga ati mumbabarire mabuja. Noella ati no, ntabwo rwose njye ibyo bintu bya mabuja mbikunda. Ese sinakubwiye ko nitwa Noella? Wabyibagiwe? Tom aramubwira ati ntabwo nabyibagiwe, ariko nyine mba ngomba kubaha ibyubahiro mukwiye.
nuko Nowela ati ariko ibyo bintu ni ibiki by'ibyubahiro, rero ibyo bintu simbikunda, ntabwo ari ngombwa Tom, uzajya umpamagara Nowela, niryo zina ryanjye kandi ndarikunda cyane. Ibyo ngibyo bahise basa nk'ababiretse. Nowela aramubaza ati none se harabura nk'iminota ingahe ngo uharangize ko ntangiye gukererwa gukora akazi kanjye? Tom aramubwira ati mumbabarire ariko ntabwo iminota 10 iri burenge ndaba naharangije. Nowela aramubwira ati nta kibazo noneho gaho gira vuba. Byahise bikubitana nuko hari umuntu wari umuhamagaye kuri telefone, nuko agenda agiye kumwitaba. Tom nawe bisa noneho yari ahise amera nk'ukangutse, nk'utangiye kongera kugarura ubwenge, noneho ahita atangira gukora vuba vuba, nuko ahakora neza ahita aharangiza. Yahise yigendera, nuko abwira Nowela ko yahasoje hameze neza, nuko Nowela ahita yinjira nawe atangira akazi ke. Tom mu kugenda kwe ntabwo yari arimo gusobanukirwa ibintu birimo kumubaho, kuko yakomezaga gutekereza kuri Nowela. Ntako atagize ngo abirwanye, ariko isura ye, imvugo ye, indoro ye, buri kimwe cyose cyamugarukaga mu maso ndetse n'ibitekerezo kumwikuramo biranga, agakomeza kumutekereza, akarwana no kubihagarika ariko bikanga. Nubwo yabonaga hari impamvu zirenga 1000 zigomba gutuma atamutekereza, ariko byarangaga bikaza. Yabirwanyije uko ashoboye kose, ariko biranga. Mu minsi yakurikiyeho ariko yabonye ko agomba kugerageza kujya kure ye kugira ngo atazamwereka amarangamutima ye. Gusa uko yageragezaga kumuhunga, yabonaga Nowela bisa nk'aho abamwitayeho cyane, kuko wasangaga ashaka ko azajya agenda akamuvugisha bakaganira, ku buryo wasangaga nk'iyo atabaga yamuvugishije yabaga ari kumuhata ibibazo amubaza ati ese wabaye iki uyu munsi utigeze umvugisha? Tom akabibona ko abamwitayeho cyane, ariko nanone yagira aho ntabitindeho cyane kuko yabonaga ko ntabirenze, kuko yabonaga ariko Nowela asanzwe yimereye, abantu bose yabafataga kimwe, nta muntu yajyaga asuzugura mu kazi bitewe n'umwanya akoraho, abantu bose yarabavugishaga, ntabwo yirataga ari umwana mwiza. Byageze aho Nowela aza kwaka Tom nimero ye ya telefone, kuko yaramubwiraga ko hari nk'igihe amukenera, hari nk'ahantu bibaye ngombwa ko akora ku buryo butunguranye, ko rero yamuha nimero ye akazajya amuhamagara. Tom yarayimuhaye, ariko kuva icyo gihe yamuha nimero ye, Nowela ntabwo yigeze amuhamagara, ahubwo iyo yamukeneraga yamutumagaho abandi bantu, cyangwa se akamurebera aho babaga bari, nk'uko yari asanzwe abigize atarabona nimero ye ya telefone. Tom yakomeje kwibaza impamvu yaba yaramusabye nimero ya telefone kandi atajya anamuhamagara, nuko abiburira igisubizo, ariko ntiyabitindaho cyane. Aravuga ati buriya wenda yaranayinyatse ntiyigira ayisevinga, ubundi umukobwa nka Nowela nimero yanjye ya telefone ubundi yaba ayimaze iki? Igihe kimwe ariko Nowela yamaze iminsi atajya mu kazi. Tom biramuhangayikisha cyane, yibaza ikintu Nowela yaba yarabaye. Yatangiye kujya agerageza kureba ko hari ahantu nibura yakumva ko yakura amakuru ye, nuko aza kumva abandi bakozi bavuga ko yarwaye, ko ariyo mpamvu atakiza ku kazi. Tom byaramuhangayikishije cyane, atangira kujya anamusengera, nubwo atabaga yabashije kumuvugisha ngo amubaze n'ikintu arwaye. Buri gitondo ku manywa na nimugoroba yanyuraga imbere ya ofisi ye ngo arebe byibuze ko yaba yakize akagaruka mu kazi, ariko ntamubone. Yageze atangira gushakisha ngo arebe ko hari uburyo yabona nimero ye amuhamagare, nuko nimero ze aza kuzibona, ariko kumuhamagara biramunanira, byaranze neza neza. Yagerageje gukompoza inshuro nyinshi nimero ya Nowela azi ko agiye kumuhamagara, ariko biranga biramunanira, agahita abireka, kuko yibazaga ikintu yamubwira akakibura, akumva anafite isoni z'ukuntu yajya amufata. Nowela nawe aho yari ari ariko
hari nimero yahoraga agerageza guhamagara ariko kuyihamagara bikanga. Ku munsi yabigeragezaga inshuro zitabarika, ubundi akandika mesaje kuzohereza ntabishobore nuko agahita azisiba. Agahumiriza akifata mu gituza akibaza ati ariko mana yanjye koko ibi bintu nzabigenza nte koko? Ese ndakora iki? Ko mukumbuye, ko nshaka kumuvugisha, ko numva nkumbuye no kumva ijwi rye, niyo yaba ari n'umunota umwe gusa cyangwa se amasegonda make koko. Yakomeje kujya agerageza ariko ntabishobore. Mu ijoro rimwe gusinzira neza neza byaranze biramunanira, maze afata telefone ye noneho akompoza ya nimero, maze arayihamagara ihita inacamo igisona bwa mbere ubwoba buramwica, yibaza niba atagomba guhita akupa, ariko yihagararaho yanga gukupa arayireka, akomeza kuyihamagara. Tom nawe aho yari ari kuko iyo nimero yari asanzwe ayifite yarayisevinze, yari nimero ya Nowela, niwe wari umuhamagaye. Yarikanze akibona ko ari we umuhamagaye, ariko imbaraga zo kumwitaba arazibura neza neza kuko yumvaga bisa naho arimo kurota. Ubundi akanavuga ati ahari Nowela ubanza hari nk'uwundi muntu yari agiye guhamagara akaba yibeshye kuko nta kuntu yaba atekereje kumpamagara muri iri joro. Tom kwitaba telefone byaramunaniye, telefone ye irasona, inyinda yikuraho atamwitabye. Nowela yarababaye cyane, abazwa nuko Tom atamwitabye, nuko akomeza kwibaza niba agiye kongera kumuhamagara cyangwa se niba agiye kubireka burundu. Yatekereje ko wenda nawe yabona yigeze kumuhamagara nuko akaza kumwihamagarira, ariko ategereza ko Tom yamuhamagara araheba. Nyuma y'iminota 20 Nowela gusinzira byanze, yahise yongera aramuhamagara. Tom noneho akibibona yabonye ko Nowela atari yibeshye nuko aramwitaba. Nowela utari ufite aho ahera, yabuze ijambo ari butangize, yihagararaho ariko ahita amubaza ati ese wamenye? Tom arijijisha amubwira ko atamumenye, nuko ahita amusaba ko ahubwo yamwibwira. Nowela aramubwira ati ndababaye cyane, basisira ijwi nta hantu urizi? Tom mu gukomeza kwijisha ati ndumva ndizi, ariko ntago nyiraryo arimo guhita aza neza. Nowela ati ndumiwe koko, ndumiwe cyane ni ukuri gukorana n'umuntu igihe kingana gutya, ariko akaba atabasha no kumva igihe uvuze. Ubwo koko ntago uzi ijwi ryanjye, umuntu duhorana buri munsi? Tom kumubwira gutyo agahinda karamwica ku mutima, akavuga ati iyaba nabashaga kwatura ngo nkubwire ukuntu ngukunda, ngo nkubwire ukuntu nkunda iyo uvuga, nkunda iryo jwi ryawe, ngo nkubwire ko niyo wavugira mu bantu 50 ntabasha kumenya ijwi ryawe. Maze ariko arikaruma yagira ikintu avuga, nuko aramubwira ati sha ni ukuri nyibwira ahubwo urimo urantera amatsiko. Nowela ahita amwibwira, aramubwira ati ni Nowela. Tom ati Nowela? Nowela nzi se ko atampamagara? Nowela araseka ati wabona ari we uguhamagaye rero, ubundi se kubera icyo ataguhamagara? Tom abura ikintu avuga. Nowela ahita amubwira ati none se Tom, niba uba wumva ntaguhamagara, wowe kubera icyo utampamagara? Ubu koko iyo ubonye umuntu amara icyumweru cyose ataza ku kazi, nta nubwo umuhamagara ngo umenye amakuru ye? Tom ahita amusaba imbabazi ati umbabarire Nowela, nubwo ntaguhamagaye wenda ngo nkubaze impamvu utaza, ariko nagerageje kumenya amakuru yawe, numva bavuga ko warwaye, gusa nizere ko wenda ubu ngubu urimo koroherwa. Nowela ataramusubiza yabanje gukorora cyane, wagira ngo inkorora imumereye nabi, no gukomeza kuvuga biramunanira.
amusaba imbabazi iti umbabarire Tom, nzongera nkuhamagare mu kanya nimara kumera neza. Yahise amukupa barekera kuvugana. Hashize akanya Nowela ko karongera aramuhamagara amusaba imbabazi ati umbabarire gukorora cyane kuri telefone kandi turimo kuvugana, umbabarire ko nkubangamiye cyane. Tom aramubwira ati oya ntago mbangamiye ahubwo se ni ukuri ahubwo wowe ihangane ntago nari nzi ko umeze gutyo, uzi ko ushobora kuba urwaye cyane unarembye kurusha uko njyewe mbitekereza. Nowela aramubwira ati niko bimeze, narwaye inkorora yenda kunyica, nta miti abaganga batanyandikiye ntako batagize, narayinyweye ndushaho kuremba ahubwo nivujije ahantu henshi batandukanye ariko byaranze, iyi nkorora rwose imanza ari intererano sinzi ibyayo. Nuko Tom akomeza kumubwira ati hangane ni ukuri. Nuko Nowela aramubwira ati ariko hari abambwiye ko iyi nkorora yanjye iterwa n'amareji, bambwira n'imiti ngomba gufata, ariko hashize iminsi 3 nyitangiye ariko nta kintu birimo gutanga. Tom akomeza kumwihanganisha ati ndabizi inkorora irabangama cyane ntago bikoroheye. Nowela ati sha ceceka njyewe ubizi singisinzira nijoro ndara nkorora, mba mfite n'isoni zo kuza mu kazi, baza ariko kuza mu kazi ukirwa urimo gukorora, ariko nyine ndabona bikomeje kurambirana cyane, ubanza nzagira aho nkaza ntaranakira. Tom wari usanzwe azi imiti nuko aramubwira ati nyamara nzi umuti wakuvura wavura mwene iyo nkorora. Nowela yahise amubwira ati ariko hari urimo urankinisha, nuko arisekera. Nuko Tom aramubwira ati nyamara ntuseke njyewe nakuvura. Nowela akomeza kumuseka cyane agira ngo arimo ariganirira. Tom amubwira yuko atari imikino, amubwira ko azamushakira umuti. Nuko Nowela yumvishe Tom akomeje kubitsimbararaho aramubwira ati nta kibazo uzawunshakira uzaba ukoze cyane. Baganireho gatoya maze baza gusezeranaho bararyama, buri wese ku ruhande rwe. Yumvaga ari nk'inzozi. Tom mu gitondo mbere yuko ajya mu kazi yabanje kujya gushaka umuti wa Nowela, dore ko ahantu hose yanyuraga n'ubundi mu nzira yabaga agenda yitegereza ibyatsi cyane cyane kuko ibyinshi yabaga azi ko ari n'imiti. Icyo gihe yihutiye kugeraho yari yarabonye umuti wavura Nowela, maze kubw'amahirwe arawuhasanga. Nimugoroba aramuhamagara amubaza ukuntu bari bubonane akamuhereza umuti yamuzaniye. Nowela amurangira iwabo, nuko Tom ajyayo kugira ngo awumushyire. Kugera iwabo wa Nowela akabona ukuntu hameze ntabwo byamutunguye cyane kuko n'ubundi yarabikekaga ko ari uko nguko hakabaye hameze kubera ukuntu bari abakire cyane. Gusa ahubwo ikintu cyamutunguye cyane ni uburyo Nowela yamwakiriye nk'umuntu ukomeye cyane kandi udasanzwe. Baraganiriye cyane, Nowela afite amatsiko menshi akomeza kumubaza ukuntu ibyo bintu byo kuvura abizi. Tom ntabwo yamusobanuriye byose, gusa yamubwiye ko hari umuntu wabimwigishije. Nuko amubwira ko na nyirakuru ari byo bintu akora ariko ntiyajya muri detaye zose. Muri ako kanya papa Nowela yahise aza, nuko aza afite amatsiko yo kubona umuntu urimo kuganira na Nowela kuko ajya kwinjira mu muryango yumvaga Nowela arimo guseka yishimye. Nuko papa we mu kwinjira n'ayo matsiko yose atungurwa no kubona Nowela yicaranye na Tom kuko yari asanzwe amuzi kandi yari amuzi nyine azi n'ibyo akora. Nuko ahita avuga ati aka ni si ka gahungu gakora amasukura, si ka gahungu k'agakirina? Nowela ati papa yitwa Tom. Ise atari ko se kumbwira amazina ye urumva ari byo by'ingenzi, wagira ngo ndanayakubajije gusa ndibaza karimo karakora iki hano? Nowela ati yaje kunsura. Papa we ntiyabyumva, atagusuramo iki? Nowela ati ariko se papa ntabwo uzi ko maze iminsi ndwaye
ko abantu benshi dukorana banamaze iminsi baza hano kunsura, nawe rero yaje kunsura. Papa we biramubabaza ati Nowela, abakirina nabo ubashyira mu bakozi mukorana? Niko, sobanurira neza ukuntu ukorana n'abakirina, ryari se wowe wabaye umukirina? Ese iyo utiyubashye nta nubwo unyubahisha? Nuko ahita atunga urutoki Tom ngo ntazongere kumuvugishiriza umukobwa, ngo kandi ntazanamugarukire mu rugo. Nuko abwira Tom arakaye cyane ati ndakumenyesha ko ugomba kumenya imbago zawe utagomba kurenga. Nuko ahita atunga n'urutoki Nowela ati nawe wa mukobwa we ukomeje kwigira nabi cyane. Ayo makuru nayo yarayumvise ko ari agahungu k'agakirina muhararanye, gusa kubera ukuntu nakwizeraga, ukuntu nagufataga nk'umukobwa wiyubaha, nari naranze kubyemera. Rero rwose wa mukobwa we niba ushaka amahoro sinzongere kukubona wavuganye n'uyu muhungu. Yahise yigendera abasigaho, ariko aravuga ngo nyuma y'iminota 2 ntazi kugaruka ngo ahamusange, gasange Tom yagiye. Tom yahise ahaguruka ngo agende, Nowela aramwihanganisha kubera ibibaye, maze Tom ahubwo umusaba imbabazi ati umbabarire nanjye kuko nakoze amakosa, ntabwo nari nkwiye kuba naje hano. Tom koko yahise agenda, ariko agenda yigaya, yumva koko yarengereye, atagombaga kuza mu rugo nk'urwo ngurwo rw'abakire. Aravuga ati nakabaye nshaka ubundi buryo uyu muti wari kuba wageze kuri Nowela. Nowela aho yasigaye yakomezaga kumva ibyo papa we yakoze bimubabaje cyane, akumva yakomeza gusaba imbabazi Tom cyane, ariko Tom yagerageza kumusaba imbabazi ahubwo we akamubwira ko ari we wakoze amakosa menshi, ko ari we ugomba kuzisaba. Nowela yahise atangira kunywa wa muti, maze mu minsi 2 koko ahita akira, habe n'agakorora habe na gakeya. Yasubiye mu kazi maze ashimira Tom cyane. Papa we nawe wari watangiye kwiyemeza kujya amucunga cyane noneho kuko yari abonye yuko amakuru bamuhaye ariyo. Nowela yagize ibyago ku munsi yasubiriyemo mu kazi ari kumwe na Tom arimo kumushimira. Nuko papa we abamuguyeho maze abareba nabi cyane, maze Nowela nawe wamutinyaga kubi ahita agenda asa nk'ugiye kwihisha. Tom nawe ahita ashaka indi nzira yanyuramo. Nuko hashize akanya yumva superviseri wabo wari ushinzwe abakirina abaramuhamagaye. Nuko aramubwira ati ese Tom ko usigaye witwara nabi byagenze bite koko? Tom ati nsigaye nitwara nabi gute se? Nuko superviseri we ati ntabwo nakirwa mbijyamo byinshi ngo mbigusobanurire, ariko nawe urabizi ko usigaye witwara nabi. Uri mu bakirina basigaye bagayisha kampani yacu, ntabwo ugikora akazi kawe neza nka mbere. None rero twanakwimuye aho wakoreraga, ugiye kwimukira ahandi, ugiye kugurana na mugenzi wawe. Tom ati kugurana nkajya gukorera ahandi hantu mu yindi ofisi nta kibazo, ariko ibyiza mwambwira n'ikosa naba nakoze naryo nkarimenya kugira ngo ntazarisubira, nkamenya uko nitwara, kuko njyewe ntabwo murimo kunsobanurira neza icyo ndimo kuzira. Superviseri we yamubwiye ko atari ngombwa kamusobanurira ibyo yakoze byose, ngo kuko nawe arabizi ko amaze iminsi ari mu mafuti. Nuko ariko aramubwira ati aya niyo mahirwe yanyu muhawe, nutitonda uzahita wirukanwa. Tom yaratekereje cyane, nuko abona ko ikintu gitumye bamubwira ibyo byose ari uko bavugisha Nowela. Icyo yaziraga yari akizi, nubwo batari kwerura ngo babimubwire, bari barimo kumwiyenzaho bamushakishaho amakosa adafite. Bahise bamwimura aho yakoreraga amasuku gutyo, nuko ajya gukorera ahandi hantu. Nowela nawe niko papa we yongeye kumwihanangiriza, nuko aramubwira ati umubano wawe n'uriya muhungu ndimo ndawukemanga,
niba udashaka ko nta kintu kibi kizongera kumubaho ugume kure ye cyane. Nowela yatinyaga papa we ku buryo buteye ubwoba, nuko abonye n'ukuntu bimuye Tom koko bakamujyana gukorera ahandi hantu, abona ko agomba kugenda gake cyane kuko yari afite ubwoba ko indi nshuro bazabafata bavuganye bashobora kuzahita banamwirukana burundu. Yirinze kuzongera kuvugisha Tom gutyo, ariko hari igihe yamubonaga akumva aramukumbuye cyane, akumva no kwihangana biranze. Rimwe yaramubonye agenda amusanga ngo amusuhuze, Tom nawe bari baragize ubwoba bwo kuzongera kumuvugisha, amubonye aramwirengagiza agenda amuhunga, ariko Nowela arihuta cyane anamuhamagara mu izina. Tom nawe wari umukumbuye cyane, gukomeza kwijijisha biranga, nuko arahagarara barasuhuzanya, ariko nta bindi bintu byinshi cyane baravugana. Papa Nowela ahita amuhamagara kuri telefone, nuko atangira kumutonganya ati kubera icyo utajya wumva. Nowela yahise amenya ko hariho abantu papa we yashyizeho bagenda bamucunga bareba ko yaba avugisha Tom. Papa yahise amwibutsa ukuntu yamubwiye ngo agume kure ye niba adashaka ko ikindi kintu kibi kizaba kuri Tom. Nowela akiva kuri telefone yahise asezera Tom, nuko aragenda kugira ngo atongera kumuteza ibyago. Kuri uwo mugoroba ntabwo byatinze, Tom mbere y'uko ataha baramuhamagaye bamubwira ko bamwirukanye. Nowela nawe iyo nkuru ntabwo yatinze kuyimenya, gusa yarababaye cyane kuko yari abizi neza ko ari we azize, nuko amusabira imbabazi kuri papa we ngo agende abwire kampani yaba ishinzwe amasuku imusubize mu kazi, ariko papa we arabyanga ati nakubwiye kera ko ugomba kumujya kure ntiwongere kumuvugisha, ariko wanze kunyumvira. Kuri iyi nshuro rero arirukanwe, ku yindi nshuro bwo ninongera kubabonana nubwo avuye muri ako kazi ukazagerageza kumuvugisha ahandi hantu agiye gukomereza ubuzima bwe nubwo njye ntazi, indi nshuro uzagerageza kumuvugisha azafungwa. Noneho ninongera kubabonana nyuma yo gufungwa kwe, ngaho noneho kora ikizamubaho. Nowela ubwoba bwaramwishe, abona papa we nta mikino na mikeya afite, abona ko ikintu cyiza yakora ari ukutazongera kuvugisha Tom, kuko yabonaga gukomeza kumuvugisha ari ukumushyira mu byago. Yahise afata nimero ya telefone arayisiba, nubwo bitari bimworoheye bwose. Tom nawe yahise yigendera asubira iwabo mu cyaro, yiyemeza ko nta n'ahandi hantu azongera kujya gushaka akazi. Tom kureka gukomeza gushaka akandi kazi akisubirira mu cyaro nta kindi kintu yari abikoreye, nuko yumvaga ko igihe kigeze kugira ngo wa mushinga we yahoze atekereza kuva kera atangira gushyira mu bikorwa. Nuko muri ya mafaranga yari yarazigamye atangira gushakamo ibyangombwa n'ibikoresho kugira ngo atangire bwa buvuzi yakoraga we na nyirakuru, abukore mu buryo bwa kinyamwuga kandi buteye imbere cyane. Nyirakuru nawe yishimiye icyo gitekerezo cye, nuko atangira no kumufasha. Tom ashaka ahantu ho gukorera, nuko atangira gukora. Yatangiye kumenyera ndetse atangira no kwihugura cyane kugira ngo anoze ibyo akora. Nubwo yatangiye bimugoye, ariko mu minsi mikeya yatangiye kumenyekana ndetse atangira no gutera imbere. Tom aho yari ari ariko yahoraga atekereza Nowela, agatekereza kuba yazagenda ngo amubwire ko amukunda, ariko nanone yatekereza papa we n'ukuntu yamubonye akumva ibyo bintu bitazashoboka, agakomeza kurwana no kumwikuramo, ariko bikamugora cyane. Nowela nawe ku ruhande rwe yari yaragerageje kwikuramo Tom, ariko byaranze. Papa we kandi nawe ubwo ngubwo niko yahoraga amutuka, amubwira ko ari akagoryi, ko nta bwenge agira, ko ari ubwa mbere yabona umukobwa uturuka mu muryango nk'uwo Nowela aturukamo yihandagaza agakunda umukirina. Nuko amubwira ko yabonye ko nta bundi bwenge afite, ko agiye kumuhitiramo umugabo umukwiriye.
nuko amutegeka ko hari umuhungu bagomba gukundana kandi ko nta yandi mahitamo afite ko atagomba kubyanga. Papa we yamubwiraga ibyo ngibyo amubwira ko akeneye umwuzukuru ku buryo bwihuse, dore ko yari amaze iminsi yarafashwe n'uburwayi budasobanutse, yari yarivuje ahantu henshi hatandukanye, yaratanze amafaranga menshi atabarika, yaragiye mu bihugu byinshi bitandukanye ariko gukira byaranze. Yageze aho aricara kwivuza asa n'ubiretse, atangira kwitegura no kwakira ko agiye kuzapfa. Niko gutangira kumvisha Nowela nk'umwana w'imfura yari afite ko agomba gukora ubukwe byibuze niyo yazipfira akazapfa abonye abuzukuru. Nuko amubwira ko rero nta yandi mahitamo afite ko agomba gutangira gukundana n'uwo muhungu, ko abizi neza ko uwo muhungu amukunda kandi ko ku bukwe bwabo atagomba kuzabushyira kera. Nowela icyifuzo cya se yaracyemeye, yiyemeza gutangira gukundana n'umuhungu iwabo bashakaga kuko yumvaga ko ibyo bintu bizanamufasha, kubera ko yari yarabonye ko papa we atazigera ashyigikira urukundo rwa Tom n'inshuro n'imwe. Nuko aravuga ati byibuze ninkundana n'uyu nguyu Tom nawe kumwibagirwa bizahita binyorohera. Batangiye gukundana gutyo, Nowela ariko agategereza yuko yazabona yibagiwe Tom ariko ntibimukundire. Uwo muhungu yaramuvugishaga akumva ntashaka kumva n'iryo jwi rye, akavuga ati iyaba ari Tom wamvugishaga gutya, yamureba mu maso, yakibuka ukuntu Tom yamurebaga, yaseka, igihe cyose agahora amugereranya na Tom. Nubwo Tom nta byinshi yari afite, nubwo nta butunzi, nubwo nta kintu na kimwe, ariko Nowela yaramukundaga cyane, kumwikuramo byari byaranze. Yakomeje gukundana n'uwo muhungu, akavuga ati wenda nitumara gukora ubukwe dusigaye tubana, Tom nzamwibagirwa burundu. Gusa igihe cyarageze, uwo muhungu amubwira ko yifuza ko bakora ubukwe, maze Nowela kubyumva, nubwo yari azi ko wenda aribyo bintu bizamufasha, yumva umutima umuvuyemo. Nowela yamubwiye ko agiye kubitekerezaho akabaza n'ababyeyi be, nubwo yari abizi neza ko ababyeyi be aricyo cyifuzo bifuza kumva kurusha ibindi bintu ibyo ari byo byose, ariko yaramujijishaga, we hari ibindi bintu yitekererezaga. Muri icyo gihe Nowela nta kindi kintu yashakaga gukora, ahubwo yaratekerezaga ati reka nzabanze ngende njye kureba Tom, mubwize ukuri, mubwire ko mukunda, nawe nambwira ko ankunda tuzahita twikundanira, ubundi tuzahangane n'ingaruka z'ibizakurikiraho. Nubwo yari yarasibye nimero ya Tom muri telefone ye, ariko mu mutwe we yari irimo rwose, ntabwo yari yarigeze yibagirwa nimero ye. Igihe yari yicaye agiye kumuhamagara, yatunguwe ariko no kubona ahubwo Tom nawe amuhamagaye amubwira ko amukumbuye cyane. Nowela nawe amubwira ko ari uko bimeze, nuko bahita bapanga no guhura. Icyo gihe bapanga guhura, Nowela noneho yumvaga asa nk'uwashize ubwoba, ntabwo yari yitaye ku ngaruka zishobora kubaho papa we aramutse amenye ko bahuye. Icyo gihe bahura noneho, kuri iyo nshuro buri wese yari yiyemeje ko ari buze kubwira undi ko amukunda cyane. Bahura bari bakumburanye cyane, Nowela we yumvaga yabuze naho yahera avugisha Tom. Ibyishimo byari byinshi, amarira y'ibyishimo yari menshi. Tom akamubaza icyo yabaye, Nowela ntabashe kubisobanura. Tom byaje kurangira ari we ubwiye Nowela bwa mbere ko amukunda cyane, maze Nowela ntiyatuma Tom arangiza no kubivuga, nuko nawe ahita atangira kumubwira ko amukunda cyane. Bose buri wese ijambo yavugaga byari ndagukunda, nuko bose batungurwa no kubona icyo gihe cyose gishize buri wese akunda undi, ariko nta n'umwe wari warigeze abivuga. Nowela yahise amubwira ko amukunda cyane kandi ko yiteguye kuzabana nawe ubuzima bwe bwose, maze Tom nawe amubwira ko amukunda cyane, ko nta n'undi mukobwa yabana nawe. Amubwira ko inshuro zose yagerageje kuba hari undi muntu yakunda, ko byamunaniye, ko byanze burundu, ko yagerageje kumwigizayo ariko abikanga, umutima ugakomeza kumumwishyuza. Amubwira ko amukunda cyane
kandi ko nawe yiteguye kuzabana nawe ubuzima bwe bwose. Bose barishimye maze batangira kwikundanira cyane, ariko byari bikiri mu ibanga. Nowela yajyaga ajya kumureba ariko bagahurira ahantu bakeka ko ababyeyi babo batamenya ko bahuriye. Igihe cyaje kugera nuko aza no kumusura aho yari asigaye akorera, maze biramutungura cyane biranamunezeza kubera ukuntu yari yarateye imbere. Tom amubwira ko nawe bimushimisha cyane, ko abishimira Imana ko atari yarigeze atekereza ko bizamuhira gatera imbere kuri urwo rwego. Nuko amubwira ko noneho asigaye anyuzwe, ko yumva nta n'akandi kazi yashaka. Bakomeje gukundana, nuko ariko igihe kimwe kiza kugera, papa Nowela wari umaze iminsi arwaye, nuko aza kuremba cyane, none habona ko agiye no gupfa, ariko yanga ko bamusubiza kwa muganga kuko yaravuga ati ni ukugenda bakirirwa banjombagura inshinge kandi nta n'ikintu bitanga. Bakomeje kumwinginga cyane ngo ajye kwa muganga, ariko arabyanga neza neza. Papa Nowela byasaga nkaho yihebye, yumva ibintu byose byaramuteye umujinya kuko yarebaga amafaranga atunze, ariko yabona ukuntu atabashije kumuvura akumva biramubabaje cyane. Yari asigaye ajya no kwa muganga, yareba abaganga akumva arabarakariye, akabafata nk'ari n'abantu b'injiji batize, kubona batabasha no kumenya uburwayi arwaye byibuze ngo banamubwire ngo urwaye iki n'iki. Bari baragerageje ariko barabuze uburwayi, nyamara bagakomeza kuremba. Yumvaga rero yarabarakariye bose, yumva ari nk'abantu b'injiji, hari yabagera imbere akumva bafitiye umushiha, ahita afata umwanzuro ko atazanasubirayo. Bakomeje kumwinginga ngo ajye kwivuza, ariko arabyanga, ati njyewe nta muntu uzongera kunkura hano ngo anjyanye kwa muganga, sinzasubirayo. Cyakora igihe nzaba ndi muri koma, ntakibasha kumenya aho ndi, ntakibasha kumenya ibinkorerwa, icyo gihe ntawe nzaburanya, muzanterure mu njyaneyo. Ariko igihe nkireba, nkivuga, nkimenya aho ndi, nta muntu n'umwe uzanjyana kwa muganga. Nowela byaramubabaje cyane, nubwo papa we yamubuzaga kwikundanira n'uwo ashaka, ariko yari akimukunze cyane, kandi nyine yari umubyeyi we, yaramukundaga cyane, yumvaga yanamuvuza agakira. Nuko papa we atabyemeraga ko basubira kwa muganga, gusa Nowela we yahoranaga icyizere cy'uko wenda umunsi umwe azakira. Yabonye gusubira kwa muganga akomeje kubyanga, nuko aza kubwira Tom by'uburwayi bwa se, maze Tom amaze kumva ukuntu papa Nowela yafashwe, ibuka umuntu yigeze guha umuti wari urwaye nk'uko nguko, abwira Nowela ati ndibuze kuza kumureba nzanye n'uwo muti, ariko ndabanza musuzume, nimbona koko uyu muti ari wo wamuvura ndaza kumuha, ariko ninsanga atari nawo hari ubundi buryo namufasha nzamumushakira. Tom nawe yarahangayikishijwe n'ubuzima bwa papa Nowela, nubwo yari azi neza ukuntu amwanga, ariko we ntabwo ibyo ngibyo yabihaga agaciro cyane, ahubwo icyari kimushishikaje muri icyo gihe ni ukuntu yareba uko yamuvura, kandi akumva ko agomba kugerageza uko ashoboye kose akazabasha gukira. Tom yaje kujya iwabo wa Nowela, nubwo yari abizi neza ko bishobora kutaza koroha, maze koko papa Nowela akimukubita amaso atangira kumwuka inabi, atitaye n'ukuntu yari arwaye anarembye. Nuko atangira kumutonganya cyane, yibaza ikintu umutindi nka we aje kumukorera mu rugo, dore ko yangaga abakene kubi, yangaga abantu baciriritse kubi. Nuko atangira kumubwira ati wa gahungu utangiye kunsuzugura, ubwo ngubwo ubonye ndwaye ndembye nenda gupfa, none ubwo watekereje ko nta jambo nkifite, utangiye kwigarurira umukobwa wanjye. Nuko atangira gutonganya Nowela, ati Nowela, numvishe ibyo gutandukana kwawe na wa muhungu mwari musigaye mukundana nari narabahuje, none ubwo ntiwabikoze kubera ko wabonye ko ndembye nenda gupfa, ko ntazongera kukubuza uyu muhungu? Ese natinze gupfa? Ndimo ndabatindira kugira ngo mutangire gukundana mwisanzuye? Nowela agahinda karamwishe, atari ko se papa, koko wambabariye ukihangana ukabanza ukumva n'ikintu kimugenza. Papa Nowela atangira kumubwira nabi, ati uyu nguyu ni ikihe kintu kindi kiba kimugenza? Nowela yarababaye, agahinda karamwica, akibaza atari ko se uko ko papa azahinduka ryari? No mu gihe arwaye abona yenda gupfa, nta nubwo ashobora guhinduka ngo atangire agire urukundo
akunda abantu bose, anasaba imbabazi abo yahemukiye, byibuze azagende yejejwe. Byaramubabaje cyane kubona papa we atarimo kubasha kwikiranura n'Imana ngo byibuze niyo yanapfa azagenda atunganye nta muntu bafitanye urubanza. Nuko arihangana ariko akomeza kumwinginga amwumvisha ko agomba kugerageza gutuza, nuko Tom akavuga ikimugenza. Tom nawe ayo magambo mabi ya Papa Noella ntabwo yigeze amuca intege kuko n'ubundi yari asanzwe abizi. Yagerageje gutangira kumuganiriza, nuko aramubwira ati nubwo nari nsanzwe nkora kariya kazi ariko hari ubundi buvuzi nakoraga aho twari dutuye iwacu, hari ubumenyi nari mfite. Papa Noella wabonaga Tom buri gihe mu ishusho y'ubukirina uko yari kuba ameze kose, yarasetse cyane aramubwira ati ngo uri umuvuzi, ubwo si uri umuvuzi nyabaki? Ubwo wabona rero wumvise nararembye naratinze gupfa, none ukaba uje kunsonga ukaba unzaniye uburozi witwaje ngo uri umuvuzi. Ndabizi abanshinyagurira ni benshi, ubwo nawe uje kunshinyagurira. Nuko atangira kumubwira ati erega nabivuze, ubwo wabonye naratinze gupfa kubera ko ari njyewe witambika hagati yawe na Noella, none uje kumpuhura. Tom akomeza kumwinginga amubwira ko ataje kumwica, ahubwo amubwira ko ari umuvuzi kandi ko ari umuvuzi wa kinyamwuga unabifitiye uburenganzira. Umusaza yakomeje kumuseka aramubwira ati niba waranavuye abandi, njyewe menya ko utankoraho, ntabwo intoki zawe zakirwa zinkoraho, uramenye rwose ntunabitinyuke. Bakomeje kumuganiriza bamwumvisha ko bishoboka ko yamuvura. Hanyuma Tom atangira kumuha ingero nyinshi cyane z'abantu yagiye avura kandi bakize, amwereka amafoto y'ahantu asigaye akorera ndetse amwereka n'ibyangombwa bye. Nubwo umusaza yari yihagaze ariko noneho yageze aho aremera, nuko aramubwira ati n'ubundi byose ni ugupfa no gupfa, gusa nimpita mpfa nonaha ntibirirwe bashakisha ikindi kinyishe, ni wowe uraba unyishe, ni wowe uraba umpitanye. Baramuhumuriza bati humurerega nta kintu uri buze kuba. Tom yahise amuha umuti, nuko umusaza anywa n'ubwoba bwinshi, ariko kuko yari agikunze ubuzima nuko arihangana arawunywa. Nuko umuti ubanza kumuca intege cyane kubera ko umubiri we nta mbaraga wari ugifite kuko yari amaze iminsi atakirya. Nuko ubanza kumugwa nabi cyane, ariko uko iminsi igenda ishira atangira kugenda azanzamuka. Noneho ibyumweru 2 biza gushira atangiye kumera neza cyane. Bya bimenyetso byose by'uburwayi yari afite biza kugenda bishira, ku buryo nyuma y'ukwezi yari amaze gukira neza, yumva afite imbaraga, yumva yasubira no mu kazi. Papa Noella wari warazengurutse isi yose yivuza ahantu hakomeye cyane, ntabwo yigeze atekereza ko umuntu yirirwaga asuzugura, acunaguza, umuntu atahaga umwanya na mukeya mu buzima bwe, ntabwo yumvaga ko ari we muntu wabasha kumuvura agakira, noneho nta n'igiceri cy'5 amuciye. Yarabitekerezaga akumva biramurenze, yakibuka amagambo yose yabwiye Tom akumva abuze n'ahantu akwirwa. Amaze gukira neza yatumijeho Tom, maze aramushimira cyane amusaba imbabazi, ati umbabarire Tom kubera ukuntu nagufataga, nabayeho nsuzugura abantu bakennye, nsuzugura abantu baciriritse, kuko nari nzi ko nta hantu na hamwe nahurira nabo, nari nzi ko nta bufasha na bukeya njyewe nshobora kubasaba, ahubwo nari nzi ko abakene aribo bazengereza abantu bamaze gukira birirwa babasabirizaho amafaranga nk'aho bakoreye ayabo. Njyewe nari nzi ko amafaranga nari mfite yashoboraga kumpereza ibyo nari nkeneye byose, nari nzi ko yashoboraga kumpuza n'abantu bakomeye nifuzaga kubonana nabo. Numvaga abantu nyine bo munsi yanjye nta kintu na kimwe tugomba kuvugana. Ntabwo nari nzi ko abantu bakenerana. Iyo umuntu yambwiraga ngo abantu barakenerana naramusekaga cyane.
kuko ntago numvaga hari ikintu nabasha gukenera ku muntu uciriritse nk'uko nagufataga muri kiriya gihe. Ubuzima burikaraga ubu nibwo mbibonye. Ntago umuntu ajya amenya aho umwerekeza n'umuntu azakeneraho ubufasha. Ndumva mfite isoni zo kukwicara imbere, ndumva mfite n'isoni zo guhuza nawe amaso, kuko ibintu nagukoreye nawe urabizi, n'amagambo yose nakubwiye nawe urayazi. Umbabarire ku byo nakoze byose. Tom yahise amubwira ko amubabariye, ko ariko icy'ingenzi kari uko agiye kwikosora, abantu bose akajya baha agaciro, atitaye ku byo bakora, atitaye ku byiciro by'ubuzima barimo. Ko igihe nyine hari igihe kigera ukabona ukeneye wa wundi wasuzuguye kurusha abandi bose. Nuko aramubwira ati ibyo ngibyo ntago hari undi muntu wakwirirwa bimbwiriza, kuko narabyiboneye n'amaso yanjye. Papa Noella yahise amubwira ko hari ishimwe yamugeneye, amubwira kandi ko nawe yiteguye kumuha ikintu icyo ari cyo cyose yamusaba. Tom aramubwira ati nubwo atari ikiguzi, ariko ikintu nahoze nifuza kugusaba kuva kera kose ni kimwe. Nuko Papa Noella agira ngo wenda ni imwe mu magorofa yari atunze agiye kumusaba. Nuko Tom aramubwira ati ikintu ugiye kugusaba si ubutunzi cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose. Ndagusaba ko watureka njyewe na Noella tugakundana twisanzuye. Nuko amubwira ukuntu akunda umukobwa we cyane. Nuko umusaza nawe amubwira ko abyemeye, ko kandi ikintu cyamushimisha kurusha ibindi bintu byose ko ari ukubona umukobwa we akundana n'umuntu yahoze akunda kuva kera, ko mu burwayi bwe yahigiye amasomo menshi cyane. Nuko aramubwira ati byibuze ideni nkurimo nzumva rigabanutse ningushyingira umukobwa wanjye, kubera ko nzi neza ukuntu umukunda, kandi nzi neza nawe ukuntu agukunda, nubwo nakomezaga kubyirengagiza. Noella papa yahise amuhamagara, amubwira ko amubohoye, akamwemerera gukundana n'umuhungu yakunze kuva kera. Noella yarishimye cyane maze aramuhobera. Ubundi papa we ahita ababwira ati mwese ndabizi ko mukundana cyane, muzabaho mwishimanye cyane nta gushidikanya. Nuko bombi abafata ibiganza, ati urukundo rwanyu nduhaye umugisha wa kibyeyi, muzakundane, muzarambane, muzabyare hungu n'akobwa, mwororoke, muzatere imbere, mukunde kandi namwe mukundwe, muzahorane amahoro mu rugo rwanyu. Noella yisanze yarize, kuko ntago yakekaga ko igihe kimwe kizagera papa we agahinduka nk'uko yari yahindutse muri ako kanya. Tom kandi nawe nuko ibyo byose byari byabatunguye cyane, ntabwo bari barimo kubyumva. Ni ibintu byari bibaye bibatunguye cyane, nta n'umwe wabitekerezaga. Nuko maze nabo baramushimira cyane ko noneho abashije kubumva, akaba agiye kubareka bakikundana bisanzuye. Yahise ababwira ko azabashyigikira kandi ko ahari ku bwabo, ko aho bazamukenera haba mu bujyanama cyangwa se ahandi hantu aho ari hose, ko igihe cyose azaba ari nk'umubyeyi wabo. Nuko arabasezera, abasiga aho ngaho bonyine baganira. Noella yatangiye gusaba Imana imbabazi ukuntu yari yivovoteye ubwo papa we yari arwaye arembye, abona agiye gupfa. Ati Imana imbabarire, mu burwayi bwa papa ntago nari nzi ko ariho izagukoreshereza, maze papa wanjye akaboneramo isomo ry'ubuzima, akabasha guhinduka, akanatureka tukikundanira. Tom amufata ikiganza, ati byose Imana ikora biba bifite impamvu, nubwo iyo twebwe nk'abana b'abantu tutarabisobanukirwa, usanga tuba twivovota twitotombera Imana. Ibyo babaye nk'ababyihoreye, ahubwo batangira kwiganira ku by'urukundo rwabo, batangira kwibukiranya
ukuntu buri umwe yatangiye gukunda undi akimukubita amaso bwa mbere, nubwo buri wese ku ruhande rwe yabonaga ko atari ibintu bizashoboka. Icyo gihe noneho batangiye gukundana bisanzuye, batabihisha kandi nta na kimwe bikanga. Rwa rukundo bombi bakekaga ko rutazashoboka rwaje guhinduka urukundo rw'amateka rutazigera rwibagirana. Mwakoze cyane mwebwe mwese mwabanye natwe, aha niho inkuru yacu y'urukundo y'uyu munsi tuyisoreje. Nizere ko n'ubutaha tuzaba turi kumwe. Imana ibarinde, ndabakunda cyane.